cyane kimeze nk'umuntu ngo ariko ngo ari kirekire bihagije cyari gifite metero 150 agishyira mu kibaya kandi akikubakisha zahabu ku buryo izuba ryakubitagaho umuntu uri kure wese akakibona. Noneho umwami aravuga ati imyirongi nivuga, amakondera akavuga, amabubura akavuga, batondagura imyirongi, imicurangisho byose byari ati nibivuga abantu bose bazuname, nibamara kunama bakiramye. Hakaba hari babahungu batatu rero. Daniel tuzamubaza aho ari yakarotiye nitugera mu ijuru. We ngo ntago yari ahari. Niba yari yiryamiye yihishe yamaze kumva itegeko umwami yashyizeho, niba yaragiye mu masengesho ko mu cyumba cye ngo hari iteraniro, ngo hajya mu masengesho mu cyumba cy'agafungura idirishya agasenga Imana, yena twivugire ko ari mu masengesho ariko ntago tubizi. Reba abapapa yarakubwiye umwana ngo urabona kiriya gicucu kandi yifuza ko umwana wabo umunyabwenge. None se kumwaturiwe ngo ni igicucu urashaka ko azaba uwa mbere gute? Kandi ubwo ku munsi w'amano tuzafata umunyafu uvuga uti Minerva nirirwa ntanga wacana we, umubwira ngo ni igicucu uzigira ngo azamuhanga. Umuntu wa mbere wamuraze kuba umuswa si wowe umubwira ngo ni igicucu. Ariko bari abagabo baravuga ngo twebwe nta kintu twakora kiza gutuma dusuzuga izina ry'Uwiteka. Uzi kuntu Yesu yaravuze ngo ubwira mwene se ngo ni igicucu ngo ajugunywe muri Gehenomu, ngo kandi ubwira mwene se ngo amupfuwe wajye mu rukiko bamuhane, uwica ajye mu rukiko bamuhane, ngo ari kubwira mwene se ngo ni igicucu yahita bamushyira muri Gehenomu. Uyu munsi dufite imana nyinshi zitandukanye. Ubu hano harimo abantu banze kwandika amaretre kuko barebye bagasanga nta mana ya anko na kuze bari muri leta, bari mu murenge, ngo ubundi se nakwandika irete ngahabwa akazi nande kagahabwa n'Imana. Reka mwijuru dufite imana isumba byose. Ariko harimo abantu badashaka kwandika irete kuko babuze imana ya anko, babuze imana y'uwo biganye, bituma bafata diplome zabo bicarana nazo, ntago bajya bagerageza amahirwe mu bandi, ahubwo bamaze kuba baraka baravuga ngo nta ninde wansunikira iretre, ninde wanja kumbariza. Ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Twabivuganye rero, reka twakire pasiteri wacu hano akaba n'umuyobozi wacu Samuel Muhire, akaba ari we coordinateur w'ishuri rya Emmaus mu Rwanda. Reka abaramutse yongera acagenderaho n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, kandi umugisha utangwa n'Uwiteka nubomeho. Amen. Nitwa Muhire Samuel nkuko babwiye, ntabwo yababeshye, kandi ndashima Imana kuko ni impagaritse. Hatari Imana mba narapfuye. Iyi Imana yo kabyara ingirira ibanga, ubu ibifuti ngira n'ibyaha ngira ni byinshi, ariko ingirira ibanga ubu yinshyira hanze ntabwo mwatumaga mpagarara hano. Ariko kuko Imana ari Imana igira ibanga, integereza muri Yesu Kristo navuga ngo mbabarira, ikabyibagirwa ntacyo yitayeho, ikampa n'umwanya ngo mpagarare imbere yanyu. Iyo Mana yimpera amashyi. Ngenzi neza ko ndi umunyantege nke, kandi intege nke zanjye buriya wazibona ari uko tubanye. Uyu mwanya navuga ukagira ngo nuzuye umwuka wera, ariko nuko ndi hano. Ariko wenda tubanyara igihe bavuga ngo undi ajya arakara, kuko ngiye bigeze kurakara ndarakara, no kwishima nkishima. Haleluya, haleluya. Ndashimana no kunyemereye kugira ngo tubane mwanya nk'uyu. Yenda ndaza gukosora akantu gato umuyobozi wacu avuze, Sengiyumva. Haleluya. Aravuze ngo guterana bigize gute? Ngo biragoye. Siko tubwiye se? Ngiye ntago mbona ko guterana bigoye, ahubwo mbona ko ukunguku tubayeho utarabibyaje umusaruro afitanye urubanza n'Imana. Amen. Kuko nujya kubara insengero bahagaritse urasanga ari 9,000 hafi 10. Ariko nujya kubara insengero zavutse mu ngo urasanga ari miliyoni. Buri mugabo wese ufite umugore n'abana yatangije urusengero we muhira. Haleluya. Ubwo urumva n'abana afunze 9,000, hakaba hafunguye 20,000 na urumva igihombo kiri he? Haleluya. Tugire gutya. Ahubwo umuntu wasigaye mu rugo ntashira itorero, wafite urubanza n'Imana. Uwafite urubanza n'iki? Reka mbabwire ikintu gikomeye kiriho.
ubu muri kano karere hari urusengero rwa Deliverance sirwo twajemo twese, ariko si ubu hafunguwe zingahe muri za zindi 10 na zingahe zafunze? Niba twarabaye abakristo beza tukagira itorero shingiro ryo mu rugo, ubwo urumva harafunguwe zingahe? Haleluya. Imana yabikoze kugira ngo igerageze kwizera kwacu, irebe ko tuzi ko no mu rugo ari itorero ritangirira, kuko itorero ntago ari ino nzu twajemo, itorero ni twebwe ubwacu, ni turi inzu z'Imana. Haleluya. Niba turi inzu z'Imana rero, utarabyaje umusaruro ako karyo Imana yamuhaye, wafitanye urubanza n'Imana. Amen. Ngo nagira ngo nkosore gatoya ibyo Patrick yaravuze, ahubwo hafunguye insengero nyinshi. Ubwo apotre mukuru wazifunze yarakoze ko yatwigishe gusengera mu rugo. Haleluya. Yazifunze ziza muri iyi nzu za rusange, iyi nzu tuzi wanduye igituntu akacyanduza undi, iyi nzu tuzi ufite uberi yagusuzuka bujyana, iyi nzu tuzi umwe yajya imbere avuga ngo dore kuntu yaje yambaye, yajya ati dore cyambaye imyenda mibi. Noneho tufungura urusengero iwacu rutajya runenga umuntu uwo ari we wese. Haleluya. Ntago tuvuga ngo uyu munsi wigisha yambaye gute, kuko yabiguze tureba kandi abyambara tureba. Haleluya. Nta nubwo tuvuga ngo uriya azimbere aje kutwiryaho agenda yedingisa kuko hari ibintu Imana yamuteyeho inyuma, ahubwo abo tubana tuye tubamenyereye, iyo bavuga tubwumva neza, kandi abo tubana bavuga tubwumvira mu ngeso zabo. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero hafungutse izindi nyinshi, ahubwo nibaza abakristo babonye ko Imana yagira ngo insengero zibe nyinshi mu karere, ngo bazifungure mu ngo zabo, umugabo n'umugore bafungura urusengero, baje bavuga ngo hari umugabo umwe w'inshuti yanjye n'umudamu tujya tuganira n'umuyobozi wa radio y'umucyo, ngo bageraga dimanche abana bakambara ngo tugiye gusenga, bagahita bahurira muri saro bagahimbaza Imana bagasenga. Singira igitoro ryari ryavutse. Ngiye rimwe twahimbaje Imana turasenga, mfite amahirwe nazanye na sente, dukubita igisirimba turaririmba, abashinzwe inzego z'umutekano zijya hanze ngo sha murangiza tubafu, baje basanga ni famiye. Hafungutse insengero nyinshi, ahubwo nuko abantu batigize babimenya. Haleluya. Ahubwo ndibaza wowe bihagaze gute? Bihagaze gute? Mumbarize, nanjye ntiyansubiza, mumbarize uti bihagaze gute wanyu? Ubu nawe ujya ukavuga ngo Imana yaradukoze rwose, ngo Imana ngo nta nsengero zafunzwe, bafunze inzu ariko urusengero rwari wowe warutahanye iwanyu, ahubwo wageze mu rugo urarufunga nawe. Yego. Haleluya. Haleluya. Kuko za zindi ziri rusange hari icyo zakoraga Imana yanze, zarazaga zikakabana amafaranga zikabaka n'umurengero, urwo mu rugo uzayakande, ayo baturakoro yabaho uzayakande. Haleluya. Mu rugo uzabatuburira uvuga uti muzane 5 Imana irabaha 10, kandi na 5 aro bibaha, ubwo ni 10 nirizana uribaha. Haleluya. Imana yo kabyara yashatse kugira ngo itwigishe ko urusengero atari ino nzu, ahubwo urusengero ari twebwe, ngo nitumara kwisubiraho twamenye ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza nyabwo izafungura tutajya durura kugira ngo tubwirane insengero zo mu rugo ko zari zaraye. Haleluya. Nituhahurira tubwire uko rwaraye nuko rwiriwe, nanjye nkubwire intege nke zanjye, hanyuma twubakane mu mwuka dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Amen. Amen. Ndanezerewe ko yaravuze kumvikane neza, hafungutse nyinshi afungwa nkeya. Patri ndabeshye se? Hafungutse nyinshi, atajyana umuntu ujyana amakuru atari yakagira ngo twavuze ngo barazifunze, ntazo birukanye, ahubwo bafunguye nyinshi mu ngo zacu. Ikibazo no kwibaza ngo twazikoresheje dute. Haleluya. Haleluya. Imana rero guhumugisha niba ubasha kumva neza icyo kintu, niba ubasha gutekereza neza icyo kintu, ngira ngo mu rugo iwanyu bagiye gutangira kuryoherwa, n'urusengero rwari rwarifunze nta warufunze rugiye gufunguka no mugoroba. Amen. Urwo rusengero rufungure neza, wuzuye umwuka, mutangire gukora inshingano zose. Utoza abantu ufata uyu nguyu niwe mudiyakoni, araza kutwe ko twicara, uhigisha n'uyu, ubwiriza n'uyu, ubundi rero kwiteraniro ritaba rigasoza. Amen. Amen. Ba bishop baryo ubwo murabazi ni dadi na mami nyine, abo ni ba bishop bakuru, bicare hariya bababwiriza. Amen. Niba babwira ngo bana bacu ntimukarakare, muhite mureba umujinya babo bukungana, mubabwire muti dadi, ejo bundi mu mama yabwiye umwana we nakantu kantangaje, ngo yabwiye umwana ati wa mwana wanjye dore ugiye kwimarira rero. Mama wabinyibwiriraga
ati maze ujye umenya umugabo ntukajye urya ataraza dore akazi afite hari igihe azajya ataha atinze, ujye umutegereza musangire, wiyaranje abakozi be guteka ibiryo cyane rwose uzatubera imfura, ntituzumve hari ibibazo. Bati mama burekeye aho ngaho, wowe usangiye na dadi kangahe? Umumama arumirwa, yarabibwiye ndavuga nti ariko amahirwe nge turasangira, niyo umwe yatinze ku ishuri turamutegereza. Haleluya. Urumva nawe iryo torero ryo mu rugo natangira kubwira ngo ntukarake, uzajya utura wa mujinya ajya kwereka. Ngero kurakara mu rugo abana bazi ko ndarakara, ntago bibatungura, kuko nababwiye ko kurakara umujinya atari icyaha. Ngo nandiho nidefanda kugira batazandakarira. Nababwiye ni kurakara ntago ari icyaha, nahubwo kurakara ni amarangamutima y'ikibazo mbonye kindi imbere. Iyo kije ari kinini n'akajinya karaba kenshi, iyo kije ari gito n'akajinya kaba gato. Haleluya. Ndangije ndababwira ndamutse ntarakaye mwanjyana kwa muganga naba ndwaye. Naba ndwaye kuko kandi mwanjyana no mu rusengero mukansengera ko nabandi umupagani. Bibiri irambwira ngo twigane Imana. Imana yacu se ngo ni Imana ifuha, ni Imana irakara, ngo ariko ntitindana umujinya. Nanjye sinjya ngutindana ariko ndawurakara. Ndawurakara ariko simutindana. Paulo yagiye kwivuga bivuga neza, aravuga ngo nimurakara ntibukagere nimugoroba mukigize mute, ndiyaranja bikarangira kare, ariko ndarakara. Ndarakara rwose ikintu kije kindakaje ukabona ndahindutse nka tonoma bitewe nuko cyandakaje, ariko nkavuga ni Imana ni nziza. Kigasoka kikarangiriraho nkagisigaho ngaho nkongera nkibera umukristo mwiza. Haleluya. Ubwo rero urumva nge bambwiye ngo ndarakara, ndonagira inama bagiye gukora amaterano no munsi. Ubabwire ko kurakara atari icyaha, azagira nakora iko uzajya umusekera. Nakora iko uzajya urirakarira, umurakarire, umuhana utari guseka, ariko nanyiza mwicara uvuga uti burasuzongera bura nibyarangira mwana wanjye mwiza. Rega Bibiliya ivuga ngo ibitugu by'umupfapfa bikubitwa inkoni, ariko atari umupfapfa se babihasha kurete na bombo n'imikati na mayoneze bikagubwa neza. Haleluya. Wongera umusomera kandi kanditswe, papa ajya akatubwira ngiza akadukubita umunyafu, aratubwira ati mwana wanjye ntugange igihano ngo umuntu akubita abakunze, niko n'Imana ibigira ati ngo hana nuko mba ngukunze. Watangira kurakara ngo yakankubise akakusubiza mu bigani ngo uzakubita umwana, ariko ntago uzawo mwanze, ngo uzatuma adapfa nabi, uzatuma azamukana ubwenge. Amaroko atubwira akavuga ngo nitungaye ngo ukubita ukatwivugira umubare, ugahagarara neza akatukunyaba, hinza kuvuga ngo dusengere tujye kuryama. Wabishobora? Nari narabitojwe rero. Bakamanira ikosa nanyiza nkarisabira imbabazi, nanyiza nkanabasabira umugisha tugiye kuryama. Haleluya. Niyo mpamvu kurakara uzabwira abana ko atari icyaha, ariko bizagiye kubana icyaha nugira nimugoroba. Umwana yakoze ikosa ku wa kabiri, wowe rimaranye icyumweru no ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku wa kane, icyo ni icyaha, kuko ntago wagombye kugira nimugoroba ukirakaye. Haleluya. Murahari? Ndabagushije mbabwiye ko kurakara atari icyaha, ari icyaha. Ariko ubundi bitubwira ngo ntibugoroba ukigize ute. Reka tubwira ngiye impamvu nemera ko nta kibazo mfite nuko n'Imana nyango ni Imana irakara, kandi Imana yendusha umujinya ngo uragurumana nshuti yanjye, wanjye nturagurumana, wanjye utontomera aho ngaho karangira, ariko Imana uragurumana, hari n'umunsi uzaza igafata abanyabyaha ukabagurumanira, abandi twagiye mu ijuru turi kunezeranwa nayo. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero ryaterero ryo mu rugo ntuzagira ipfunwe ngo maze iminsi njya ndakara ntago ndi buritangize, singufashije kuryinjiramo se. Hari igihe wabura ukuritangiza ukavuga uti burase nabaturuka hehe, ubaturuka aho ngaho. Amen. Kwica gahunda, ubaturuka aho ngaho uvuga uti byakerewe bishize byose babihindutse bishya, ubundi utangiriraho. Ubwo sindi tangijira, ubwo ntiritangiye. Haleluya. Riratangiye. Babwira uti byakera bishire, hanyuma utangira ibindi bishya, ariko dukore n'iryo torero ryo mu rugo iwacu, dutangire kwera imbuto zikwira abakijijwe mu ngo iwacu. Ntago ndi butinde cyane, kandi nta nubwo ndi bugiye kure y'icyo twize. Abo twari kumwe mu gitondo twabiganiriyeho, twaganira ku gitabo cya Daniel. Mu by'ukuri nagize umugisha ko bantumiye nk'umwe muri Emawusi, kandi bantumira ngo tuganire kuri Daniel. Reka rero mbere yuko twongera kugira icyo tuvuga mu bice bitatu bya Daniel, nongere nkwibutse uri hano ishuri rya Bibiliya rya Emawusi ari ishuri ryiza ku buzima bwawe. Ni ishuri biguri iwanyu, ni ishuri wakwigura aho ushaka hose, hanyuma warangiza ibitabo byagenwe 24 tukaguha diplome. Ibitabo biteguye neza, ni ibitabo wiga ukanasubiza,
ntago tugira ikibazo ngo nuko uri gukopera muri Bibiliya icyo ugiye gusubiza, ahubwo tugira ikibazo iyo wakopeye mugenzi wawe. Mugenzi wawe kumukopera ni icyaha, ariko gufata Bibiliya yawe ukakopera icyo ugiye gusubiza ntago tubyita icyaha. Kereka hamwe na hamwe bakubwiye ngo vuga uno murongo uvuze mu mutwe utasubiye gusoma. Ubwo nyine ko babwiye ngo uvuge mu mutwe udasubiye gusoma, nuvuga ugiye gusoma uburaza kubwira Imana uko wabigenje. Ariko ahandi hose igisubizo kikunaniye usubira mu gitabo ukajya kukiga kugira ngo ugisubize neza. Amena. Kandi muri Emawusi twabazaniye ubundi buryo bwo kwiga nanone bwa application. Udupapuro ndadufite hariya nuko njana hakazanye, ariko ni uburyo umuntu wese ufite telefone wese ya Android ashobora gushyiramo Emawusi agatangira kwiga arahari bitamusabye amamega, bitamusabye iki, kandi igihe cyose uko ari kubyiga twe tubona amanota uko yagiye ayagira. Haleluya. Ikibazo agize akatubaza turamusubiza. Ngewe n'undi witwa Muhirwa Josue turagusubiza. Akenshi muzabona ko ari Muhirwa Josue uri gusubiza, ariko nanjye iyo mfite umwanya njyaho nkamusubiriza. Hanyuma ukiga warangiza 24 ukatubwira uti 24 nabirangije tukaguha diplome. Ariko abakurikiye mu Gifaransa mu Cyongereza ko bafite ibitabo birenga, iyo birangije nabwo barakubwira ukadusanga tukaguha diplome. Ni ikizamini cya nyuma gusukora ukabona diplome. Buri bitabo 12 utanga diplome, 12 utanga diplome. Ubwo rero abashaka kwiga bakoresha telefone zabo uragenda wandikemo Emawusi ugiye muri Play Store yawe, utereshaje akantu ka Emawusi utangire wige mu ndimi zose. Gusa mu Kinyarwanda tumaze kugira ibitabo bigeze kuri 18 ndibwira mu minsi imbere byuze 18, turacyakomeje ngo tugeze kuri 24, kandi twifuza ko no mwaka uzarangira tugeze kuri 24. Ubwo rero abashaka kwiga mbahaye ikaze. Koresha telefone ya aho wicaye hose wige Bibiliya, uzayisangamo kuri buri murongo uzajya ushaka, uzabona ama reference y'ahantu ushatse gusoma kuri iyo nyigisho uri kwiga, kandi geretse kuri ibyo nta mega bizagusaba, ariko umunsi ubeshaka kubitaho mega tuyibona amanota yose wagize uko babyisevinza ahantu. Haleluya. Abari kubyiga rero n'uryoherwa ukajya ubyica, umenya ko igisubizo watanze cya mbere nicyo babara, kandi ntago wemera kujya ku cya kabiri utabanje gusubiza ikiricyo. Ariko tubari cya mbere. Amanota yari yose barayaguha, ariko amanota akazagira akamaro ku munsi wa diplome. Dusanze yaraba amanota meza tukayiguha, yarabaye mabi tukakubwira ngo Imana iguhe umugisha wakurikiye neza, ariko ngere usubemo kugira amanota yawe yazamure. Turagushimira nyine kugira ngo udacika intege, ariko abandi bazifashe intege zo ntizibura gucika. Haleluya. Nguko rero uko ishuri riteye. Uyu munsi mu gitondo twarebaga ku mugabo bita Daniel, kandi twagerageje gukora incamake y'igitabo cya Daniel, naho tutakirangije nkuko twabyifuzaga, ariko twakirangije. Hanyuma umugabo bita Daniel rero yari umunyagano, kandi bamujyanye nk'umunyagano ubwo bari bamaze gusenya Yerusalemu. Umwami witwa Nebukadinezari aramujyana. Amaze kumujyana amujyana abandi basore 3 bari kumwe, bageze muri kiriya gihugu kubwo kutiyandurisha n'ibyo kurya by'ibwami, kubwo kutiyandurisha n'ubuzima bari basanze hariya, bakiranukira Imana, berekana gukiranuka kwabo, Imana irabazamura na Daniel azamukiramo. Ngo abamare kuzamuka bidateye kabiri, ku gice cya kabiri cyo cya mbere nari mvuze, noneho mwamaza kurota inzozi abura abantu bazirotora, biramugora cyane, arategeka ngo bagende bica bitwa abanyabwenge bose ko habuze umuntu uzirotora. Mu by'ukuri ibintu umwami yababwiraga nta muntu wabishobora. Gufata abantu batari abantu b'Imana ukababwira ngo nagenda kubwira icyo yarose anagisobanure, mutari kumwe arota, mutaryamanye arota, byari intambara. Hanyuma mwami abonye ko banze, kandi yabizeraga nk'abapfumu be, yabizera nk'abantu b'abanyabwenge be, atanga itegeko ngo babice. Muri aba bari bahamagaye rero, wa mugabo Daniel na bagenzi be ntago barimo, nabo barabahamagara ngo bajye kubica. Babaza icyabaye, babwira abasirikare batumye bati wegende tubwire umwami ngo naduhe iminsi mike tubaze Imana yacu. Haleluya. Nitumara kuyibaza turamuha igisubizo. Uwo mugabo bita Daniel rero na bagenzi be babaje Imana yabo, iragenda babwira iby'umwami yarose, ibaha n'ubusobanuro. Ubwo abari aho bose babakize gupfa bitewe n'uko Imana yanyuze muri Daniel. Daniel aravuga ngo hari Imana itabasha, umuntu atabasha kujyana n'ikindi kintu uko ari imenya ibihishwe abana b'abantu badashobora kumenya. Haleluya. Imana imaze kwibereka birabarinda ntibapfa. Ariko Daniel agenda asobanura igishushanyo umwami yarose cyamuteye ubwoba, amwereka n'ingoma kuntu izasimburana, aramuzana Daniel nubwo yigendeye, tuzamusanga mu ijuru nitugerayo, hanyuma avuga n'iki gihe cyacu tuzaba turimo, aricyo gihe nawe turimo. Arangije aranakirenza avuga n'igihe Kristo azaba agarutse aje kwima imyaka 1000 hano ku isi.
noneho mu bice bitatu ngira ngo tuganire rero, umwami ntago yigize yumva icyo ngicyo Imana yavuze ngo imutume mubuze kwishyira hejuru, ngo imutume mubuze kugendera mu biri hejuru imugarure hasi, ahubwo yakomeje gusuzugura Imana. Cyakurikiyeho mu bice bitatu ari naho ngira ngo tuganire, umwami atekereza kwishyira hejuru, atekereza uburyo agiye gushyiraho ikintu ikigirwamana cye abantu bagomba kujya basenga bakakiramya, ariko atangiye kugishyiraho amaze kugishanya ngo cyari kirekire cyane kimeze nk'umuntu, ngo ariko ngo ari kirekire bihagije, cyari gifite metero 150, agishyira mu kibaya kandi akikubakisha zahabu ku buryo izuba ryakubitagaho umuntu uri kure wese akakibona. Noneho umwami aravuga ati myirongi nivuga, amakondera akavuga, amabubura akavuga, batondagura imyirongi, imicanco byose byari ati nibivuga abantu bose bazuname, nibamara kunama bakiramye. Hakaba hari babahungu batatu rero, Daniel tuzamubaza aho ari yakarotiye nitugera mu ijuru, we ngo ntago yarahari. Niba yari yiryamiye yihishe yamaze kumva itegeko umwami yashyizeho, niba yaragiye mu masengesho ko mu cyumba cye ngo hari iteraniro, ngo hajya mu masengesho mu cyumba cy'agafungura idirishya agasenga Imana, yenda twivugire ko yari mu masengesho ariko ntago tubizi. Haleluya. Basore batatu bandi ro bari bahari, noneho ngo amakondera aravuga, nabo bari mu kibaya nk'abandi, baracuranga ngo bahagaritse incurango, bategereza ko abantu bose bunama. Abahungu bazima rwose barahagarara, bareba abantu bose kuntu bunamye, bo barakomeza barahagarara bati kirazira shaka. Ntago muzi amategeko ya Mose mw'abantu, twebwe Imana yaratubwiye ngo kirazira kubarara imbere y'ikindi cyose, ngiye nyubarara imbere mbizire. Barahagarara ngo bahagarare mu bice bitatu. Noneho ngo abantu bagenda babwira umwami ngo rya tegeko ryawe washyizeho nyaguhoraho, ngo dore abantu banze kuryumvira. Twa dusore dutatu haburagamwe witwa Daniel, tumwe muri kugenda muzamura buri munsi, mwashyize mu banyabwenge. Buryo urashyira abantu mu banyabwenge b'igihugu ukavuga ngo nabo ni intiti z'igihugu, nabo ni abantu bazi ubwenge mu gihugu washakiraho amakuru, kandi bagusuzugura. Uzi ko bo banze kunama? Umwami ati kagira inko, nge ndategeka bakansuzugura, mugende mubanzanire hano. Abahungu barabajyana, mbibutse ko kugera ibwami ntago byari bateye ubwoba, kuko umwami yari yavuze ngo mugende munshakira abasore badatinya kugera mu bikari by'umwami, badatinya guhura n'umwami. Ndakubwiza ukuri, uwazana excellence agaca hano akaguca imbere, mbere kugusuza abanza ukayura utete zari zimeze neza, ukabona kumuha akaboko. Yigize kuduha urwenya bw'umutwa ngo yanze gusuhuza umwami ngo nuko yavuye muri toilette, ngo agafata akababi ngo akaza guhanagura umwanda ngo kandi kegereye hahandi, akavuga ati nasuhuza umwami na kari akaboko kakoze hariya. Umwami aje azanye akaboko ati nyaguhoraho sinkabikorera, reka nze manze ngiye gukaraba ngaruke ngo usuhuze. Gusa umwami yari kubakira aho ngaho mutegereje ngo musuhuze. Bisaba kugira ngo nuki ibwami baramenyereye ibwami watambuke ntabwo bufite. Haleluya. Urumva nuwazana umushumba hana agahita, wabona bamwe batinya kujya kumusuhuza, ariko umwana avukiye mu bashumba se yabitinya? Eka yaba yakarabye abatakarabye ahubwo agenda wowe ujyana akaboko n'amaboko abiri wakagenda agira ngo amuhobera nirebera hirya, abona ni sanzwe. Uyu ari inshuti ya data na data yari umushumba n'isanzwe. Haleluya. Noneho Daniel ntago yari ahari, abo ngabo ko badatinya umwami, bucyo batinyaga yari Imana gusa, kuko ibwami bari bahamenyereye, bari banahigiye, baranze kurya iby'ibwami. Urumva babisuzuguye mbere, basuzuguye mbere ibwami banga gusangira umwami nawe. Baravuga ngo ibyo uri kurya twebwe ntago tubimenyereye, niba se wowe uri kurya ukavuga uti mfite akabimanuza, twe tuzi ko tubimanuza inshyushyu, wowe ushyiramo kamanyinya ngo bimanuke, tuzahurira he? Haleluya. Noneho bamaze gusuzugura umwami, ntago bwari ubwa mbere baramenyereye kumvira Imana kandi bagakora ibyo umwami yabasabye. Babashyira umwami yarakaye ngo abasubiza n'umujinya, aravuga ati niko sha ni mwebwe mwigira inama yo kunsuzugura. Baramwihorera gato baraceceka. Urumva kurakarira umwana wabaye mu bayobozi, ahita yibuka kuntu se yajyaga abwira abantu n'abatontomera akavuga ati bari kubavuga nko papa yajyaga bavugisha tu, bakumva ntacyo bivuze. Haleluya. Ariko bakujyanye utabimenyereye, yavuga ko ukavuga uti ndapfuye turashize, ugatangira gutitira. Bo baguma imbere ye batari gutitira. Arababwira ati noneho rero ndabaha andi mahirwe, ngiye kongera kuvuza amakondera, ninyavuze mwubarare.
baratinyuka baramubwira bati rega ntago twabikora kuko Imana yacu ntibyemera. Ngo barangize baramubwira ngo twebwe twiringira ko Imana dukorera ishobora kudukiza, ariko naho itadukiza ntago dushobora kubarara imbere y'iki kintu. Haleluya. Bari bafite kwizera kwatumye bavuga ngo naho Imana itadutabara ariko ntago dushobora kwisuzugura. Ariko wowe sinzi ko ariko bimeze. Umwami ararakara, amaze kurakara arabafata, ategeka ko benyengeza 7, bamaze kunyeza 7 barafata bajugunya muri rya tanura ry'umuriro. Ikintu gitangaje, abafasha bajugunya mu itanura ry'umuriro bo indimi z'umuriro zarabatwaye zirabatwika barashya, ariko babagabo ngo baca mu muriro bagenda nk'uko bashaka, nk'abari kugenda iwabo muri saro. Haleluya. Bari gutembera. Ikintu kindi cyanshimishije genda gusoma hariya na amagambo umwami wategetse yahuye nayo. Ngo umwami ngo abonye abanje kubona abagabo bajugunyamo bashya, sinzi baravuze ngo imiryango yabo turajya kuyisura tuyibwire ngo mwihangane bari baguye ku kazi, ntago mbizi. Ariko umwami uko yarangije urugendo rwe neza, niba atarabikoze nagera mwijuru twambwira ngo uretse Kristo wagupfira ubundi twatugiye gukondana, iriya miryango yayihaye impoza amarira. Twamimubaza da, twabimubaza kuko ntugera mwijuru ngo tuzacira imanza abantu. Ariko kuko bwari ubujije yenda tuzasanga Kristo avuga ati nawe mubona apfiriye, nta wamenya. Ariko agize umwaka wese akavuga ngo ntago bindeba, yabanza akishyura. yabanza akishyura. Noneho ngo umwami ari kubareba arareba aravuga ati ariko se sha ko twakizemo abantu 3 nkambona uwa 4 ibi byo birashoboka. Agira nihishurirwa ngira ngo ryamugenzeho rimwomaho riza gutuma aza kugera igihe cyo gukizwa kuko mu bice 4 yarakijije. Haleluya. None aravuga ati kandi umuntu wa 4 ndabona asa n'umwana w'Imana. Ibaze Nebukadinezari wabonye umwana w'Imana, yabonye Yesu imbere yuko Yesu aza. Vuga ngo amen. Wewe wabonye Yesu bakubwirije, ariko uramujama yabonye Yesu imbere yuko Yesu aza. Kandi abona Yesu ari mu byaha nkuko natwe Yesu yatsanze turi kwivuruguta mu byaha tubabarira. Haleluya. Haleluya. Aranje ategeka ngo bazimye itanura, bamaze kurizimya ngo barabafata babagabo, ngo basanga imyenda yabo ntihumuramo imyotsi, basanga imisatsi yabo nta kibazo yagize, mbese bihutiye kureba imisatsi ngo niyo yashavu. Bashaka kumva impumuro bavamo, basanga impumuro ntago ari ikibazo bari babajugunyemo, baratambuka baragenda. Umwami ahita aciteka aravuga ati Imana y'aba bagabo mwese abariho muzamwunama imbere yayo, izindi mana zose zikurweho. Ariko se uyu munsi niko bimeze? Uyu munsi dufite imana nyinshi zitandukanye. Ubu hano harimo abantu banze kwandika amaretre kuko barebye bagasanga nta mana ya anko na kuze bari muri leta, bari mu murenge, ngo ubundi se nakwandika irete ngahabwa akazi nande kagahabwa n'Imana. Reka mwijuru dufite imana isumba byose. Ariko harimo abantu badashaka kwandika irete kuko babuze imana ya anko, babuze imana y'uwo biganye, bituma bafata diplome zabo bicana nazo, ntago bajya bagerageza amahirwe mu bandi, ahubwo bamaze kuba baraka baravuga ngo nta ninde wansunikira irete, ninde wanja kumbariza, bituma nta kintu bageraho. Bijye bikubera uko wize ntuzana kabone. Ariko nuza kumenya ko mwijuru hari Imana yakujya imbere ngo ni se w'imfubyi akabana se w'abapfakazi, ukibwa ko ari umubyeyi wacu twese, avuga uti uranga imbere ninakabona uyu munsi nzakaboneje. Haleluya. Haleluya. Dukeneye kumenya ko dufite Imana ituma turenga ibibazo turiho tukinjira mu bwiza bw'Imana, kandi niba bikorwa mu buryo bwo kwizera, kwizera no kumenya ko ibintu bidashoboka bishoboka. Haleluya. Aba bagabo banze gupfukamira ikigirwamana, uyu munsi turabipfukamira mu buryo ubu cyangwa ubundi. Tubipfukamira tuvuga ngo nta muntu dufite wajya kutubariza. Tubipfukamira twebwe ubwacu twinjiye mu nsengero zacu, hari abo usanga barakize ikintu hariya niyo mana, hari abandi usanga barafashe umushumba yarabaye Imana. Byageze n'igihe umuntu akora icyaha kuwa mbere agategereza ngo kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru se ngo agiye gusenga ngo azaturire pasiteri, nkaho pasiteri ari Imana. Pasiteri ntabwo ari ukubabarira. Haleluya. Pasiteri ntahuriye n'icyaha wakoze. Burya nubwo agusengera ariko nawe afite ibindi byagenda akabwira Imana ngo ubuse nasenze kuri yanjye ntabwo ubona ko byananiye Imana, nanjye ndwanaho. Haleluya.
aragusengera ngo Imana iguha amafaranga kandi w'isukari yashize. Yageze mu gora avuga ati Mana rero dore barana basengeye ngo bayabone, ariko se nge ntago ubona ko nanjye bikaze mu rugo. Rimwe na rimwe Imana ikabiguha ariko wagasigara ataranabibona, kuko Imana ibimuhaye bikaza ku bwinshi. Niwe ugera imbere yanyu agahita avuga ngo bakene mwese nuko muri abanyabyaha. Akagira ngo muri ibyo ngibyo yabonye byinshi byatumye avuga gutyo ntarimo amaturo yawe wamuhaye. Nutamuha ko araba umukene, kunutazana icya 10 n'amaturo nayo ko araba umukene. Ariko arakubwira akaza agasenga yabona Imana imaze imunsi mushize mu munyenga ngo impamvu murwara za malaria ngo nuko muri abanyabyaha. Yamaye malaria se ko ari icyorezo, ko ari igihe ari umubu wandiye, umubu uhuriyeho n'ibyaha. Urumva ni ikibazo, hari abantu twangiza Imana ku buryo ari we, ndetse byatumye tugira rogeye mu rusengero, byatumye tubapagani bo mu rusengero. Pasiteri wacu uko ajya avuga bigakunda, iyo ari kuvuga agahindurira ati njye binananiye mbivuze bitamba baramuho. Natwe tugiye kwisha turamwigana ngo nibwo tuza kuba turi mu mwuka, kuko twamugize nk'Imana. Biravuga ngo twigana Imana, ariko tugeze igihe twigana twe pasiteri. Niba ari gusenga tukabona ko mu mashyi ari gusenga, natwe nawe nutabikora ntabwo Imana irakumva, kuko yabaye Imana yawe mbere yo kwakira Imana. Abahungu baravuze ngo twebwe nta kindi dupfukama imbere yacu, twebwe nta kindi turamya atari Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ngo bamare kuvuga gutyo babigaragariza imbere y'umwami, bamusuzugura, banga kuramya ikintu yashushanyije akagishyira hariya. Ikintu cya mbere bavuze, baravuze ngo twebwe twiringira ko Imana yadutabara. Icya kabiri bavuze nanone nuko niyo Mana twiringiye naho itadutabara, ariko ntago twabikora. Icya gatatu, kwizera kwabo kwari mu Mana ko mu kudasuzugura kwabo kuzababesha amakamba mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe cyose wizeye ujye umenya ko Imana ishobora kugusubiza, cyangwa se igatinda kugusubiza, cyangwa se ntinagusubiza. Hari abarokore benshi bavuye mu byizerwa ngo Imana yaratubwiye, ngo imaze kutubwira ngo ibyatubwira bihagarika. Ndagira nkubwire ngo Imana yakubwira ibintu byinshi zagukorera, ariko kurinda icyo Imana yakubwiye kugeza kigeze mu bikorwa n'imbuto wera. Nuko ntumvira Imana, nibyo birinda icyo Imana yakubwiye kugeza gisohoye. Iyo tugeze mu bice 9 tubona Daniel atangiye gusenga. Umunsi wa mbere yapfukamye ari gusenga gusa. Mu bice 10 umunsi wa mbere ari gusenga ngo Imana yumvise gusenga kwe, ndetse kuri uwo munsi wa mbere yohereza igisubizo. Ariko ahitamo ari iminsi 21 yose ari gusenga igisubizo kitari cyaza. Ku munsi wa 21 marayika araza aramubwira ati rega buryo ugisenga Imana yarumvise, ndetse wampa n'igisubizo ngo nkuzanire. Ariko mpagiye nsanga hari ubwami bw'ubuperesi bwahagaze, bumpagarara imbere bwanga ko ntambuka, kutegereza marayika w'umurwanyaje, hanyuma ndarwana dore ngiki gisubizo. Imana itangira kumubwira iby'iminsi y'imperuka. Haleluya. Birashoboka nawe ko hari ikintu Imana yakubwiye irakikwemerera, ariko iyo ikizanye kukiguhira kubura. Isanga yakikubwiye muri mu masengesho, ugenda ushima Imana ngo yarakikwemerera, ariko ntukigaruka gusenga, ntukigaruka guterana. Iza kugusubiza ikakubura kuko uri mu bindi. Kandi ikintu kirinda amasezerano Imana yaduhaye ni ugukiranuka. Yabigutura umupagani, icyizere cyo kwigwa cyabikihe kandi witwara nabi. Rindisha ibyo Imana yakubwiye gukiranuka kwawe. Rindisha ibyo Imana yakubwiye kwera no kwezwa kwawe. Haleluya. Daniel yazava amasengesho mbere yari gusubizwa. Yari gusubizwa kuko yagumyemo yarasubijwe. Niyo ndo nkubwira ngo igihe cyose wirinze kugira ikintu wabara imbere yacyo, igihe cyose wirinze kugira ikintu simbuza Imana, Imana iragukiza, ariko naho itagukiza uzapfura umukristo. Haleluya. Ngiki kintu babwiye umwami cya kabiri, baravuze ngo naho Imana itadukiza ariko ntago dushobora kubikora. Nawe naho utasubizwa ariko ntago ushobora kubikora, kuko naho Imana yakusezeranya akazi ukabutakabona, ntago ujya gusambana ngo akazi ukabone. Naho Imana yakubwiye ngo izakuvana ikugeza, ntago ujya gutanga ruswa ngo uhagere, kuko Imana bivuze birindire, kandi ubirindire mu gukiranuka, Imana izabisohoza. Haleluya. Ngabo abagabo batatu ubuhamya bwabo buza gutuma hajyaho itegeko ngo abantu bose bajye bubarara imbere y'Imana, be kujya imbere y'igishushanyo. Uriya mwami Nebukadinezari nta handi hantu tumubona yigeze yongera gushanya igishushanyo, kuko yaramaze gushyiraho iteka ntagongeye kurema ikintu abantu bazasenga.
ahubwo ibindi yazize kwabaye kwishyira hejuru, yisanga yagiye mu ishyamba kurisha nk'inyamaswa. Haleluya, haleluya. Bano bagabo rero batatu baduha urugero rwiza rwo kumenya uko twitwara ku Mana. Nk'uko nabo gihe bafata Daniel ari gusenga mu gihe cya Dariyo, Daniel ari gusenga bakamufata bakajya kumujugunya mu rwobo rw'intare, bari abagabo batatu ntago bari kubavuga. Ariko bari abagabo batatu ndibwira yuko batigeze bavuga ngo nta kintu tuzabwira Imana yacu atari kujya kubwira Umwami. Oya, nabo ntago bari kubikora. Ariko Daniel kubwo kumva ko wabwira ari Imana, ntago ari yantu ajya kubwira, ntago ari yantu ajya kubwira, akavuga ati nzakomeza kubwira Imana. Baramufasha bamujugunya mu rwobo rw'intare. Intare zagombaga kumurya ziramupfumbata, kuza kugezaho ibiryo bihagije Imana ibyohereje. Ababeshye Daniel bavuga bati yagiye gusenga, bagiye kubesha bagashyiraho itegeko babeshya ngo bari kumwe n'abatari kumwe nabo, babajugunyemo b'intare ziraba Daniel zitamuriye. Ugomba kuba mu buzima ndiho nsoza bukubwira ngo naho Imana itagutabara ariko ntago ushobora gusuzugura Imana. Haleluya. Kandi ugomba kuba muzima bukubwira ngo ikigeragezo cyose wacamo, icyo bagutegurira ngo ugicemo uri kumwe n'Imana, uzakinyuramo ntacyo kizagutwara. Impamvu ntacyo kizagutwara ni iyihe? Nuko wakiranutse. Ariko se niba utakiranutse kizabuzwa n'iki kugira kikumarira? Niba utakiranutse umuriro uzagutwika. Ariko isezerano dufite, Imana irambwira muri Yesaya ngo tuzaca mu runtu ntacyo uzadutwara, amazi ntago azadutembana. Haleluya. Amazi yose bafata bagashyira ku nzira kugira ngo ugwane nayo, azaza ikigeragezo bashyize ku rugo rwawe, ntago amazi azagihirika, nawe ubwawe ntago uzahirima, uzayacamo ntacyo azagutwara. Umuriro wose bategura bagota inzu yawe bakayitwika, batwikaye kugira ngo ugende ucemo, uzahaca kigabo ntacyo uzaba. Kubera iki? Kuko wakiranutse. Twavuze ngo naho Imana itantabara ariko sinshobora gukora ibyangwa n'Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbariza mugenzi wawe ngo wari wagera aho ngaho wowe uvuga uti sinakora icyaha kubera Imana? Abamama nibagire gutya. Murashima Yesu? Imana ibagirire neza. Mumugeze ahantu muvuga ngo nta cyaha twakora ku bana bacu turi kubarera, nta kibazo dufitanye n'Imana, n'Imana impamvu izajya idusubiza. Mugeze aho ngaho. Najyaga ntongana na madamu nkavuga ngo uri mwarimu wo kugira ngo abana bajye babeshya. Akambwira ati ariko ntukantuke, nturi mwarimu. Ni ishuri umubwiye ngo Marijo zirakurya yariye. Arakumwigisha kubeshya rero. Ngo ndakibwira igikoko kize kikurye, nta gikoko duturanye nacyo. Arigena nasaga ari kwikuta, ndakwica bikarangiza bari guseka nta n'uwakozeho. Abarimu beza bo kubeshya ku bana bacu. Kandi ngo wibahetse bari kwigisha nde? Azacenera ko umwana azavugisha iki? Amubeshe kangahe mu rugo rero? Abamama, haleluya. Umubeshe kangahe ngo uramwica, kandi baba barakujyanye ribi baragufunze kera. Ariko uvuga ngo uramwica wamwishe kangahe? Abarimu beza. Daniel aravuga ngo, bagenzi baravuga ngo ntago twebwe dushaka gusuzuguza Imana. Gambira muri kutabesha, uhere no kubana bawe utababesha. Haleluya, haleluya. Ugira ukuri, ugira ukuri. Reba abapapa yarakubwira umwana ngo urabona kiriya gicucu, kandi yifuza ko umwana wabo umunyabwenge. None se kumwaturiwe ngo ni igicucu, urashaka ko azaba uwa mbere gute? Kandi ubwo ku munsi w'Imana tuzafata umunyafu uvuga uti Minerva nirwa ntanga wacyana we, umubwira ngo ni igicucu ugira ngo azamuhanga. Umuntu wa mbere wamuraze kuba umuswa si wowe umubwira ngo ni igicucu. Ariko bari abagabo baravuga ngo twebwe nta kintu twakora kiza gutuma dusuzuguza izina ry'Uwiteka. Uzi kuntu Yesu yavuze? Yaravuze ngo ubwira mwene se ngo ni igicucu ngo ajugunywe muri Gehinomu. Ngo kandi ubwira mwene se ngo amupfuwe wajye mu rukiko bamuhane. Uwica ajye mu rukiko bamuhane. Ngo ariko ubwira mwene se ngo ni igicucu yahita bamushyira muri Gehinomu. Tubivuga kangahe se? Ariko bari abagabo baravuze ngo twebwe tugambiriye mu buzima bwacu kudatukisha Imana, gukora byose bihesha Imana icyubahiro, gukora byose bizamura ubwiza bw'Imana bikabushyira hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya.
bwira mugenzi ngo nawe gambira mu mutima wawe kudakora icyaha. Kandi nubigambira umenye ngo winjiye mu rugamba. Winjiye mu ki? Umugabo bita Yosefu yarabigambiriye, arabigambirira ariko bimugeza muri gereza. Arabigambira kugeza muka Potifari aramufashe. Aravuga turamutse ugiye rero Yosefu nkubwire dore umwenda nawe usigaranye ni ikimenyetso ko ibyo uri kwanga ndi buvuge ko wabikoze kuko nasigaranye umwenda wawe mu cyumba. Yosefu aravuga ati usigarano bivuge koko biragaragara ko nabikoze ariko umutima wanjye urabizi ko ntabikoze. Haleluya. Gambirira muri yo gukiranuka urebe igitangaza Imana izawukora. Yosefu kwihangana agakubitwa, ndatekereza ko niduhura mu ijuru twamaze inkoni yakubise ko zingana ariko ngira ngo ntago wazibara ngo uzirangize. Gusambanya umugore wa fandi urumva barakubiswe zingana gute? Barangije baramufunga akomeza gukiranuka kugeza Imana imusanze muri ya gereza. Urumva yari yakatiwe nka burundu, reka tuyite gutyo, kuko yasambanyije n'umugore w'umuyobozi. Ariko Imana imusanga muri gereza, irenga umuyobozi wamufunze, ikoresha umuyobozi w'abayobozi kugira ngo amufungure kandi aramujyana ajya kwicara mu biro bye. Haleluya. Iyo uri gukiranuka Imana irakuzama. Ntabwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro gusa ngo Imana ivuge ngo wagerageje kukuguhemukira ngo avuge ngo ntakajye indi Imana muramya atari Imana yawe. Ahubwo ndagira nkubwire ngo Imana ikuvana no muri gereza bagushyizemo ibibazo ikagenda ikakwicazanya n'abakomeye kubwo gukiranuka. Ntabwo ikuvana mu itanura gusa udahiye, ntabwo ikuvana muri gereza gusa, ahubwo irakujyana ikakwicazanya n'abakomeye. Ninde utakwifuza kwicarana n'abakomeye? Ninde wifuza kwicarana n'abakomeye? Nagire gutya turebe. Niba ubyifuza kugira ngo uzabigereho ni ingeso zawe rero. Musi umuntu ukomeye mwicarana n'umwe kuko uri umunyabyaha, kuko kandi ashinzwe kugusengera ni pasitoro wenyine. Ukomeye ni pasitoro mwicarana kuko washinzwe kugusengera, ariko hari ahandi utakwicara kuko nawe uzuriwe. Umuntu umwe yarambwiye ngo aho ntakwicara kubera kuntusa ngo ntago nahicaza no mazuru yanjye. Urumva ikibazo afite kiri hano. Undi aravuga ngo nta namwe ntakicara kubera ubwiza bw'Imana. Imana imbwiye ngo genda uhice ndahicara, bende ndaturicarana kuko ndi kumwe nayo. Haleluya. Haleluya. Ndakumenyesha ko gereza yose bagushyiramo wakiranutse Imana yikuvanamo ikakugeza ahakomeye. Ariko nubwo itabikora Stefano yarakira, ariko Imana iravuga ngo oya kiranuka ugarukira aho ngaho uze nkwicara mu bwami bwawe. Yare kugataho ukajya kwicara mu bwami bwayo. Haleluya. Ariko ukagenda wemye ukijijwe, ukagenda wemye ukiranuka. Reka nsoreze aha ngaha. Aha nsoreje ndakubwira ngo gukiranuka kwawe kumeze gute. Ndabizi ufite umuriro urimo, hari itanura abaturanye bagushyizemo, hari itanura nawe wishyizemo, hari itanura utagombera ngo hagira abantu bagushyiramo, situwasi kari gushyiramo, uririmo ukiranuka. Haleluya. Niba udakiranuka uzarivamo ute? Hari gereza urimo bakujugunyemo, hari amagambo bakuvuze atuma ujya mu kato, hari ubuzima wagize bwagiye bugatuma ujya hariya, ibyo byose ubirimo witwara ute? Haleluya. Haleluya. Ubirimo witwara ute? Ubirimo uri gukiranuka, ubirimo uri umunyabyaha, ubirimo ugenda ute? Niba ubirimo ukiranuka ubibemo witeguye no gutabara. Niba urimo udakiranuka ubibemo witeguye kudatabarwa. Uwo muriro gutwika amaherezo, niyo gereza urimo ntago uzayivamo, ariko nukiranuka Imana iragutabara. Reka dusenga Imana. Niba uri hano ukavuga uti nge numva nkeneye amasengesho, gukiranuka kwanjye kugeze ku mashyi, nta gukiranuka mfite, imyitwarire yanjye ni mibi, kandi ndabizi nge ndiyizi neza, itanura ndirimo kuko nanjye nitwaye nabi. Itanura ndimo ntago Imana aza kuntabara kuko nanjye nta gukiranuka mfite. Uri hano ukaba uri hano uvuga uti nge nuko bimeze, ukaba uvuga uti ndasaba Imana kugira ngo inyongere imbaraga mu buzima ndimo, haguruka dusenga Imana. Niba hari ukeneye gusengerwa, haguruka dusenga. Imana ihe umugisha we wahagaze. Imana ihe umugisha we uhagaze. Tugiye gusenga.
tugiye gusenga, ariko iyo dusaba Imana cyambere ni ukugira ngo dukiranuke mu buzima tubayemo, kugira Imana ye dutabare mu bibazo duhura nabyo byose. Ni ukugira ngo dukiranuke, kugira ngo umuriro turi gucamo badukongereje ryo tanura ducemo na Kristo ntacyo tubaye, kuko ni isezerano ngo nimuca mu ntacyo uzabatwara. Tugiye gusenga kugira ngo icyo baba bateguriye cyose kugira intare zitumerere nabi, ahubwo icyo kigeragezo dushyizemo kidupfumbate. Tugiye gusenga kugira ngo gereza yose yafunga ku buzima bwacu bashaka kugira ngo badushyiremo, Imana yituvanemo, yereka babikoze ko baruhijwe n'ubusa, ituzamura mu yindi ntera, itugira abakozi babo bukuri. Reka dusabe umushumba, umuyobozi w'inkambi atambuka zana, nyuma dusengere. Ariko nawe wisengera umutima wawe, uvuga uti hari uko nitwaraga, uvuga uti hari uko nagendaga, uvuga uti hari imibereho nari mfite itari myiza, Imana imbabarire. Reka dusengere kandi nawe wisengera. Reka senge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana igira neza, turagushimiye kuko uri Imana ihambaye, turagushimiye kuko uri Imana ntawanye nawe. Data we uri mu ijuru, muri aka kanya keza turaje imbere yawe ubugira kandi uwera wa Isirayeli, uratuzi uradutahukiwe Mana. Turakweretse abasavye n'abasavyikazi bawe uwera wa Isirayeli, umumwe wese uramuzi, umumwe wese urazi igendo yiwe, umumwe wese urazi igitekerezo ciwe, umumwe wese urazi imirimo yiwe. Ni naco gituma muri aka kanya keza uwera wa Isirayeli turagusavye Mana ubane natwe, uduharire utaduharuriye Mana. Ari byo twakoze mu kumenya, ari byo twakoze mu kutamenya, ariko uwera wa Isirayeli ubane natwe, utugirire neza, uducira inzira atari inzira, ikiganza cyawe ikomeze kibane n'umwe wese, asigaye izina ryawe rihabwa icubahiro. Rero turagushimiye Papa uri mu ijuru, urakoze Mana kuvyumvise kandi ugiye kubikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Amashyi menshi cyane ku mushumba Samuel.